إن الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا لنكون نهتدي لولا أن هدانا الله. Ishimwe kuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisigare kozozereje intumwa n'abantu Muhammad we nabiwe abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikiza kugeza ku munsi w'ibihembo. Allahumma amina. Ndabaramukije mwese abanyarwandakazi aho muri hose ku isi. Nifuje kugira ngo nongere nganire namwe nk'uko bisanzwe, kandi ibyo nibyo niyemeje ku nyungu z'igihugu, ntago ari ku nyungu za Bicahaga Abdallah, ahubwo ni ku nyungu z'igihugu cyose. Nje hano atari uko nkeneye kwisobanura, ahubwo nje kugira ngo nyine mbonye ko ari ngombwa kugira ngo ngire icyo mvuga ku byo abantu bibaza. Kubera ko mbona ko ari ibintu byabagirira akamaro cyangwa se nanjye bikangira akamaro. Ariko kandi nabashimire kubera kuko burya iyo utabonye abantu bakunenga cyangwa bakugaya, ushobora kwibeshya ko utunganye kuri byose, nubwo n'abantu bashobora kukugaya mu by'ukuri bibeshye, nabyo birashoboka. Niyo mpamvu rero nanone mbanje kugira ngo wenda nisobanurire ku bantu bashobora kuba wenda bafite uko bakeka ibintu cyangwa uko bafata ibintu, noneho ibitekerezo byabo bibe byahinduka, babone impamvu y'ibintu. Bicahaga Abdallah ni umugabo w'imyaka 60 ubu ngubu. Maze imyaka 2 muri zino mbuga nkoranyambaga, mvuga kandi mvugira abanyarwanda, mvuga kandi ku mutima, kandi nge navuga ko byamfashije ku buryo bugaragara. Umuntu burya ngo arimenya, nta umenywa n'abandi. Donc umuntu aba yiyizi. Rero niyo mpamvu uko niyizi nifuza kugira ngo ariko mbabwira uko niyizi namwe mumenye. Impamvu y'iki kiganiro, hari ikiganiro mperutse kuvuga nyine ku bijyanye n'urubanza rwanjye n'umudamu wanjye ufunze uyu munsi, urengana mu by'ukuri, uretse ko n'abanyarwanda bose barengana, ariko abantu benshi babigize intambara bibeshya cyangwa se bibaza ko wenda yaba ari njyewe wamufungishije. Atari ukuvuga ngo namufungije kuvuga ngo ndabahamagaye ntibaze bamufunge, ahubwo ari ukuvuga ngo dukora abantu mbese banyandikiye bambwira ngo, cyangwa bakora no ku n'amakomanteri ngo nashyize umuryango wanjye mu kaga. Hari n'abandi bantu batari umwe, batari babiri, batari batatu, bambwiye ko umugore wanjye rwose niba mukatira imyaka bavuga bamupropoza ko ari njyewe uzaba ubikoze. Ibi ngibi nagira ngo mbwire abantu ko baba bibeshye vraiment, kandi vraiment abantu bajye bashyira agatima imbere no batekereze, kuko ntago ari Bicahaga waba ubikoze, kuko Bicahaga ntago ari we wamufashe, si wamufunze, nta nubwo wabahamagaye ngo bamufunge cyangwa bamufate. Namwe ahubwo mwibaze kugira ngo leta muvuga ko mwemera cyangwa se mutemera, ariko mwebwe mwibaze ukuntu mubona ko umuntu nk'umugore wanjye ashobora kuziba ibyo njyewe nakoze, cyangwa se wenda reka mvuge n'ibyo yakoze, akazira ko yafashe ikiganiro njye nakoze akagishyira kuri kanari gusa, dore ko ashobora gukora n'ikiganiro ntanacyumve, dobo nagikoze adahari, aragifata agishyira kuri kanari, ndakimuha agishyira kuri kanari. Ntago yabona umwanya wo kuvuga ngo reka njye kubyo yavuze hanyuma ne kubishyiraho. Ibyo ni ibintu biri logique. Kandi nanone murabizi neza ko njye hari ibindi byahandegwa byinshi kandi akoreye ku yandi makanari, cyane cyane iyo Umurabyo TV, no ku Mbarutso, no ku Mwenegihugu,
no ku yandi makanari yo hanze. Mbese amakanari navugiyeho hafi ya yose bagiye bavuga bati mu kiganiro wakoranye na kanaka wavuze ibi n'ibi 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 n'ibi. Ibi rero bigize icyaha. Kandi abo bantu bafataga ibiganiro twakoranye banambaza ku bibazo nkabasubiza, rimwe na rimwe nkabona nabasubije shingiye ku bibazo bambajije. Uyu munsi cyangwa se najye gusa na Rashidi na Karasira bagenda baregwa ibyaha bakoreye ku makanare yabo ariko kandi ku makanare y'abandi. Nyamara nibo bafunzwe, ntago hafunzwe ba nyiri makanare yandi bagiye bakoreraho ibiganiro. Ntago bigeze babafata ngo bafunge kuko icyaha nyine ni gatozi. Niba ari Karasira bivuze ni Karasira, ntago kuba yaravuganye n'umurabyo akavugana n'umwene gihugu akavugana n'imbarutso akavugana ntago hanyuma bo bakashyira ibyo Karasira yavuze, ibyo Rashid yavuze, ibyo Bicahaga yavuze kuri kanari, ntago ari bo bakoze icyaha kuko icyaha cyakoze Bicahaga cyangwa se Karasira cyangwa se nde wavuze ibyo ngibyo nyine bigize icyaha. Niba ari icyaha, ndashaka kuvuga ngo niba ari icyaha, uretse ko mu Rwanda murabizi ko bakoze amategeko nyine yose ibyo bashatse kose baguhimbira icyaha, nk'icyaha kijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo ushobora kumenya ngo se umuntu ni gute bamenye ko afite iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo ushobora kumenya ibyo bintu. Kuvuga ngo wapfobije jenoside, ese umuntu ayipfobya jenoside ate gute? Ntabwo ibyo bintu ushobora kubibonera definition yabyo. Ngira ngo n'abanyamategeko barabivuze. Hanyuma rero dawo nibwira abantu, ubundi ngewe nkuko nabwo mfite imyaka 60 uyu munsi, ibi ni ibintu mazemo imyaka 2, ni kuvuga ngo hashize imyaka 58 ntarajya kuri kanari. Ariko nagiye mubwira abanyarwanda n'abanyarwandakaza ko kuva inkotanyi zafata igihugu hari ibyo navugaga kandi byashoboraga kunyicisha cyangwa bikamfungisha. Ndagira kubwira ko muri 94 bafashe iwacu, bafataga abantu nyine bafunga, ukabona ko bafunga bafungira ubusa, ariko finaroma baza gufunga Yusufu. Uwo nigeze kubabwira wari kumwe n'umuntu wapfiriye, donc wapfuye iwacu bwa mbere mu ba mbere witwa Ismail. Niwe waje atubwira amakuru yuko bamurashe, kandi bamurashe bavuye kwa Kayiranga, kandi Kayiranga ari umututsi kandi batamurashe batamwishe, ariko bica Ismail. Ibyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu apfira ku gihe, kuko Kayiranga nawe yaje gupfa ariko uwo munsi ntago yapfuye. Nibyumvikana ko doko igihe cyageze abasirikare bagiyeyo bafite imbunda n'amasasu, baramufata Kayiranga, ufite identité, ufite bya bindi byose bavuga ko biranga abatutsi, uburebure, donc bya bindi byose muzi ngo biranga abatutsi. Umuntu areba umuntu akabatuye n'umututsi cyangwa se n'umuhutu, ibyo byose abifite n'identité none ibyemeza. Bamwagiditara yibereka, babona ko handitsemo tutsi, bareba uburebure, bareba iki, basangana umututsi koko. Ntago bamwishe, barasohotse bageze ku muhanda bavuyemo bahura na Ismail baramwica. Kandi Ismail afite identité ya gihutu, ariko gusa ngo arasa nyine ngo afite ishusho y'abatutsi, baramurasa. Ntago mwego mubona ko abantu bapfira ku gihe. Kuki se batishe Kayiranga icyo gihe? Kayiranga yega kazapfa muri uwo mwaka none mukiye, ariko none agapfa mu kindi gihe kandi akicwa n'abandi. Bisobanura iki? Bisobanura ko umuntu apfira ku gihe kandi umuntu akagira ikizamwica n'uzamwica ye. Ibyo byose ni ibintu Imana yandika. No kuba rero umugore wanjye afunze, njye narahunze kandi nagomba kuba ari njye ufunze, ibyo byose ni ukuvuga ngo biri muri qadara ya Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nashaka kuvuga, nashaka kubabwira ko muri 94 njyewe Bicahaga Abdallah nari sararanze cyane kubera ifunguro ry'abantu bafungira ubusa.
ni mu gihe gito nari maze kumva ko Twagiramungu avuze ngo iyo ngoyi ninde wayizanye. No muri icyo gihe gito nanone Kagame aravuga ngo noneho nayikureho amuniega. Mu gihe byari bigenze bityo nabwiyeho twari turi kumwe ngo no kwa Twagiramungu nzajyayo. Kubera iki navuze ko Twagiramungu? Kuko numvaga ari we ubabajwe n'ibyo ngibyo nange byari bimbabaje. Sinavuga kwa Kagame kuko Kagame nari namaze kumenya ko ari ubikora. Icyo gihe cyari igihe nashobora gupfa. Ngendekeza ko ari nayo mpamvu yo gufunga kwanjye. Kuko abo twari turi kumwe twese bitubabaje, abahutu n'abatutsi tubajwe nuko bafashe Yusufu. Nabivuze bari aho ngaho byahise bigaragara ko bihindutse muri bo. Naje rero gufunga. Aho mfunguriwe nafunguwe mfite amakuru neza ko muri batatu haba harimo umwe uri maneko. Ayo makuru nari nyafite, ariko iyo nagendaga mu nzira nagendaga doko mu modoka abantu bakavuga bataka Kagame bataka FPR, narababwirwa ntiwoya. Icyo gihe nashobora gupfa. Nakubwira ko ngibyo nkora ubu ngubu, nayibwira ko nge nagize umutekano ahubwo mbonye aho mvugira, kuko mbere yo kuvuga numvaga arenda guturika. Kuko buri gihe numvaga umuntu avuze ibintu asingiza, ntabwo natiya guhita mvugisha ukuri, kandi nari mbizi neza ko nshobora gupfa. Nari mbizi ko neza ko abantu bari aho ngaho niba ari 15 ubwo harimo 5 bari maneko. Nari mbizi neza. Nari mbizi neza ko ngaho hatabuze umuntu koko byabaga binagaragara ko umuntu yabaga yatangiye asingiza. Ubu usingiza ubwe yashobora kugera agatanga raporo ati uyu muntu ukunuko. Kandi nari mbizi sindi gicucu, ntabwo ndi kigoryi. Nari mbizi neza ko ibyo bishoboka. Sino gushoboka ahubwo byaranabaga. Aho kubera ku nema za Allah igihe cyarageze ngize amahirwe mu rwubitana na Agnes. Nyuma nanone yo kuba narabwiye abantu benshi b'abanyamakuru nk'abamagara mbabwire mbame bakuma content ishaka kuvuga bati reka bati reka ngize amahirwe mpura na Agnes mu rubanza rwa Rashid. Amakari baravuga ati uzaze twiganirira. Nibo natangiye kuvugira kuri Canal. Ntabwo nagiye kuvugira kuri Canal kugira ngo mbone ibindi. Ntabwo ari byo rero nashakaga. Sinikindi kintu nashakaga, numvaga gusa kuvuga ibyo nzi, kuvuga ibyo mbona bindura umutima. Nagira ngo mbabwire ko kuvuga igihe kugeza mbese ntagiye kuvugira kuri Canal. Numvishe ngize umutekano kubera iki? Kubera ko noneho ntabwo nigeze kunongeye kwikanga ko hari umuntu wazamfata gutyo gusa, kubera ko nabaga ndi mu modoka nako abantu bavuze sinongera ntabwo nongera kujyimaka nabo. Kubera iki? Kubera ko navuga ni hari aho ndi buvugire mbwira benshi. Ntabwo nongera kuvuga mbwira abantu 32 turi muri minibus cyangwa se 18 turi muri kaminibus. Ibi ndagira ngo abantu bose banyumve neza cyane. Ibyo rero byampaye kumva ko ufite umutekano ahubwo. Uyu munsi kuba rero naravuze ntago ari ikindi nagira ngo rwose ndonke. Iyo myaka yari myinshi kandi nari mfite uko mbayeho. Ntago rero ari ikindi maranira njyewe uko nteye nuko mba ndi. Donc iyo mbonye abantu barengana mba numva ngomba kwetelefona nkagira icyo ngaragaza muri genocide yakorewe donc bica abatutsi. Aho twari turi kumwe barabizi. Hari ibyo nakoze, hari ibyo navuze, hari ibyo donc ntago ibitashimisha ngi ndavuga ntago ntitaye ngo ndi mu bantu banyica rien. Donc navuga ni njyewe ibi yimukora sibyo, nubwo ntabaga mfite imbaraga nyine zo kubihagarika, ariko abo nashoboraga kubona
kandi nkabona ko umuntu muzi cyangwa se ari ukuntu tuziranye, nashaka kumubwira nti ibintu uri gukora sibyo. Ibyo ngibyo abantu babintangira ubuhamya, abo kuri nonko abantu twari turi kumwe barabizi, ibyo narabikoze. Natinyutse kubwira abantu ko ari ibicucu kuba barimo kwica abantu kubera ko bafite ubwoko ubu. Umwana umwe yitwa Shabani yaramfasha ashyira ku ruhande. Shabani nyamuvuga no ku mugihe cy'indege ko twari turi kumwe tubona indege ya Habyarimana imanuka, iyo nabarashyira ku ruhande aravuga ati kiriya kintu tibiriya bintu byinshi abantu ceceka, buriya nawe byakwica. Yarafashe umwana ashyira ku ruhande, ndi gutongana nabo abagabo babiri kandi b'Abayisilamu. Fani mwabicucu mwe, ntacyo muzi ko Qur'an ivuga kuri ibyo ngibyo. Anjyana ku ruhande afite ibyo byisha abantu, nawe byakwica. Ibyo narabikoze, ntago nagira ngo nubahwe, ntago nagira ngo mbiki. Nari nkiri muto, nafite imyaka 30. Ndafungwa. Njyewe nkunda kuvugisha ukuri. Mu gihe nari mfunze mbari kunyetoroja, barambajije ngo abantu bapfuye kubera iki, ntibapfuye kubera Imana. Barankubitana basobanura Imana, wowe nange twasigaye kubera iki? Mborana nabo kandi ntabwo bafite. Ntabwo nagira ngo mbi icyo ndicyo, ngira icyo mbacyo. N'uyu munsi iyo umuntu ari gukora ibintu agamijemo inyungu runaka, mba mbona ko umuntu hari mu bintu bidafite umumaro, kuko n'ubundi izo nyungu azibonye yabivamo. Azibonye hagize umuntu kamuha izo nyungu akeneye, atageze kuri ibyo bintu akavuga ati wowe bivamo ngo inyungu ukeneye, yabivamo. Si uko njyewe bimeze. Ntabwo ari ko ngo njyewe bimeze. Nitwa Bucaga Abdallah. Kuvuga rero ko umugore wanjye yabafunze kubera njye, ndagira ngo babwire mu bijyanye n'igeno. Igeno ni iki? Ushobora kubibwira gatoya. Donc Bucaga Abdallah ndi umusilamu, hari ukuntu nemera igeno mbivuga buri munsi. Iyo mvuga ko FPR naro ndi mu Rwanda, nabwiye FPR ko abasabira kunyica batabishobora, kiretse Imana yashyizeho ako akavuti bikore mu bikore. Umugore wanjye arafunze koko, kandi birababaje, biranambabaje, ariko sinjye namufungishije. Nta nubwo kandi ntimufate impamvu ngo mugire impamvu yuko ngo yafunzwe kubera ko nakoze ibi ngibi. Rien, ntabwo ari byo. Kubera iki? Kubera kuko icya mbere umugore wanjye yari umugore mutoya. Ni umugore mutoya, afite imyaka 36 uyu munsi. Sumbigiye mu bundi, ntabwo ari ngombwa. Donc umugore wanjye ibyo bimuriho ni igeno, kuko hari impamvu nyinshi ziba kugira ngo igeno ryawe nyine ribeho. Iyo umuntu agiye gupfa, hari ibyo akora kugira ngo apfe. Iyo ugomba kwicwa n'imodoka, utekereza kugenda kugira ngo nyine usange imodoka ikwice. Iyo Imana yavuze ngo uzagwa kuri ubu butaka, ugutekereza kujya kuri ubwo butaka kugira ngo ikikwiciraho kigusange ngo kikwice. Nta muntu ugukuye mu rugo wowe ukijyana uri muzima kugira ngo ujye gupfira hariya. Impamvu ntabwo ubona uko zije, ko nta nubwo ubizi ko bibiri bube uko nguko wabigenje. Reka mvuge gatoya. Umugore wanjye we ibitaza kubigeno, yohereza abana bakabafata bakanabafotora. Iyo bitabigeno yari kutagira igitekerezo ati abana banjye urugendo mwari mugiyemo mu rusubike.
bagasubira mu rugo. Impamvu yo kumufata yari ayirangije ayihagaritse, impamvu yo kumufata kumufunga no kugira gute yari kuba yihagaritse, ariko kubera igeno ntabwo icyo gitekerezo cyamujemo. Bamaze kugenda namuhamagaye, doko we yarampamagaye ambwira uko bigenze, nabwo abana banje kucyubetse bakagenda, nabwira bahamagare bagaruke. Arahamagara uwo rubajyanye nawe ati twageze kure, nawe yarafunzwe, ubu ngubu yarafunguwe kubera ko si we warugamijwe. Ariko iyo biba atayigeno yari kuvuga ati garuka akabagarura, ariko kubera ko ari igeno byabaye ngombwa ko ahatiriza ati turagenda nta kibazo, turagira iyo tugiye. Ikiri bube ntago wavuga ngo nta kuntu ushobora kugitangira ngo ntago kiri bube, ntago bishoboka. Rero buriya ni ibintu byari byasanzwe byanditse ko mu mwaka uyu n'uyu ku itariki iyi n'iyi ku isaha iyi n'iyi umugore wanjye azahohoterwa na FPR inkotanyi zikamufunga. Ni byari byanditse. None hakabaho impamvu nyine nk'izabaye, impamvu nk'izabaye zikabanza zikabaho kugira ngo babone uko bamufunga. Baragiye bava mu rugo baragenda bagiziremera barabafata, baranabafotora. Nukuvuga ngo wowe hari n'uwatanze amakuru, kuko ntago numva ukuntu abafasha abana banje muri gare bonyine. Noneho nawe ntiyagira igitekerezo ngo basubize inyuma ibi bintu bibaye bitari bisanzwe, kuko abana bari basanzwe bagenda muri iyo gare kandi bagatega bakagenda bonyine. Ntiyagira igitekerezo ngo ati reka mbasubize mu rugo iyi gahunda nyinshi, kwari kugira ngo igeno rigere, impamvu zo kugira ngo afungwe ziboneke. Kuko iyo basubiza mu rugo kumufunga byari kuba bitagishobotse, ariko kubera ko Imana yashakaga kugira ngo iryo geno ribe, byabaye ngombwa ko abareka bakagenda bagafatwa. Nyuma yo gufatwa nawe bakaza bakamufata bakamufunga bamushinja ibyo bamushinja uyu munsi. Nakagombye kuvuga byinshi ariko sinshaka kuvuga byinshi. Hari ibyo nanze kwirirwa mvuga kuko wenda bitari ngombwa, ariko abantu nibumve ko igeno ari igeno. Ntago umuntu afungwa kubera kanaka, nta nubwo ntapfa kubera kanaka, nta n'ikintu kibaho. Donc impamvu ni impamvu. Iyo Bicahaga Abdallah ari we uba waragenwe gufungwa cyangwa kwicwa, simba naragize igitekerezo cyo guhunga, kandi narahunze. Imana ishyiramo igaragaza byinshi. Tugaruke gatoya, ubuse umva rimwe Theoneste narayeho akamfasha akavuga ati reka nkuraze ejo wigendere, ko ntarana nabimubwiye, ko ntagiyeyo nabimubwiye, ko kuki nyine natekereje kujya kwa Theoneste, hanyuma akaba ariwe nawe ufungwa mu kigo cyuko cyangwa se wicwa mu gihe cyuko nicwa. Ubwo se mwavuga ngo ni njyewe watanze Theoneste? Ariko byari igeno, kuko doho nagombaga gutekereza bwa mbere baranyica, ntekereza kuvuga ngo reka nyure mu Bugesera. Nintagera kunyura mu Bugesera mvuge nti nziranye na Theoneste, kandi Theoneste no mu Bugesera arashobora kundangira inzira, reka njyeyo. Iyo biba atari igeno kuri Theoneste, Imana yari kunyobora ku wundi. Ariko kugira ngo Theoneste ibyamugezeho bimugereho, byabaye ngombwa ko njye mutekereza nkajyayo. Hanyuma najyayo, utanga amakuru ikigarasha kikadutanga kizi neza ko bigomba kongera ingaruka na Theoneste bikamugiraho ingaruka, kuko no muri yo dufatana njyewe nawe n'ubundi tuba turi mu kaga kamwe, cyangwa tuba twacikwe, cyangwa se turi mu kaga kamwe n'ubundi. Ntibari kumurekura n'ubundi kuko bamfashe, kuko uwo ntanze nicyo yashakaga. Kuko mu by'ukuri iyo ataba ibyo ngibyo, we ubwo yari kunyifatira akaba ari untanga, iyo adashaka no gutanga Theoneste. Ariko kubera ko byari igeno nyine, iyo bavuze igeno mugira ngo Imana yanga abantu. Oya,
erega abantu bajya babitekereza ubuse nta bantu muzi ko donc ibintu byabo ngo n'undi igomba kujya kubigisha. Hari abantu mwishwe n'inkotanyi mutapfuye, namwe murabizi ko hari abishwe n'inkotanyi batapfuye. Iwacu barahari kandi ntekereza ko n'ahandi hirya no hino bahari. Hari abantu bishwe n'intera hamwe batapfuye, iwacu barahari kandi no hirya no hino mu gihugu barahari. Kubera iki se bamwe zabisha abandi ntizishobora kubica kandi zabishakaga zanabikoze aho bana bakakubita impiri bakakubita n'imihoro ntupfe, imihoro myinshi kandi bamukubise umwe agapfa cyangwa bakamukubita inkoni imwe agapfa, ariko bakakubita imihoro myinshi n'ibando byinshi n'imiri myinshi ntupfe. biba byagenze biti igeno Tonese uyu munsi twaramubuze, yarishwe yafunze ntabwo tubizi, ariko sibwo mwavuga ngo ninjye namufungije ko nagiye ikorara yiwe. Rien, ntabwo nagiye ngamije kumufungisha, sinanijye nahamagaye ngo bamufunge, ariko byari igeno kugira ngo azire bica haga. Iyo bitabigeno Imana iri kunyuza ahandi inkatekereza ahandi. Yemwe sinawe nyine nyuma yaho nagiye n'ahandi abo bandi ko nagiye nyuzeho ko ntawe bafashe se kubera ko atari igeno nyine, kubera ko ntawe wambonye nyine ngo ngambane nyine, kubera ko iyo bigeno hari kugira ubona yo akatanga amakuru bakaza bakabafata nabo, ariko suko byagenze kubera ko nyine atari igeno ryabo kugira ngo bafungwe cyangwa bitwe. Okay, ntago ndi butinde rero reka ndekira aha ngaha, sinzi ko donc mbivuze nkuko nagomba kubivuga. Nibishoboka nzakomeza ngende nsobanura abibaza gutyo, dore ko bishobora kuba tuzanahagarara ko abantu babyibaza gutyo, ariko siko bimeze. Mumenye ko bicaga budara ntago azarigera reka, kuko umugore wanjye abana banjye nabi babwiye ntago baruta abanyarwanda bapfuye cyangwa se bari mu gupfa. Ibyo mugomba kubimenya kandi mukabizirikana. Sawa, murakoze, marakarama kandi Imana ibishimire. Subscribe, share na comment, mubigire byinshi. Turi kumwe, Imana ibishimire. Merci.